shibanzure fresh y'Amerika akagira urabona ko ni mu kwa kane yego hinjiyemo ibintu tutasobanukiwe natwe ubwacu rero birasaba yuko iki cyuho kiri hano manuka hasi nkwereke gato urabona yuko anga twaguye muri rose ariko boyitonze basamuza mu gatoya iyi ni urabona aha niho twayiteguriye noneho dore aho biri byose ngaha urabona hano irakosora ni ukuvuga ngo ino yo hejuru ni raporo nyine twakoze y'ibyinjiye ariko noneho tudafite draft yayo none rero tumaze kuyibona ahangaha niho twayikosora okay aha ni byiza cyane rero ikintu gihari ni iki ikintu birimo kudusaba birasaba ko dupushinga mu minsi ya weekend kuko urabona nimba ndimo kwitegereza neza urabona amafaranga menshi yagiye aza muri weekend urabona ko mu minsi isanzwe haba hari ikibazo urabona rega ubundi guhera kwa kane kuzamura nibwo twinjiza aha ntacyo bitwaye ariko nanone akandi kantu mbona keza kabamo nuko umunsi wo ku cyumweru cyane usanga hari ukuntu tububarira cyangwa tukawupangira cyane bitari ngombwa ku cyumweru ntabwo tugira abakiriya batinda noneho dore ikintu kigiye kuba rero ubu munsi wo kuri weekend tuzajya dushyiramo kuwa gatanu no kuwa gatandatu yego tugomba gushyiramo amafaranga wowe ku cyumweru warumbwiye ku cyumweru tugomba kujya tugabanya kurabona nk'inzoga dukoresha tuba twashyizemo ku cyumweru izi zose usanga arizo dukoresha kugeza kuwa kane ubundi kuwa kane nibwo tuzajya dushyiramo iza weekend ariko tubarire nibura kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru nta kibazo uburyo ku cyumweru tuzongera kuvuga ngo turapaninga gushyiramo inzoga zingana kuri ikindi igikoni kuwa gatanu no kuwa gatandatu kandi no ku cyumweru ndashaka ko duhindura akantu gatoya ku cyumweru kikajya gifungura kare naje kubitekerezaho buriya nuko umuntu yabaga atabihaga wenda umwanya uhagije ariko ngira ngo nawe urabizi ko twagiye dukora urabizi wagiye ubibona ku cyumweru usanga igikoni aribwo gikora mu masaha ya mu gitondo ubwo tujye bavuye muri siporo gutyo baruhutse n'ikibabo kabaje ntacyo bitwaye ahandi se umeze yameze neza anyway nuko nyine manguruka ndagifite n'akazi kenshi kandi nkabona ufite akazi kenshi gusa wenda akazi uba ari ikintu ushaka ko tuganira hari amakuru ufite kandi ukeneye kumenya hari ikibazo usiriga amakuru niyo mba nkeneye buriya abayize ngo hari ikindi mba nkeneye wamenya amakuru naje kumenya ko impamvu era atakiza hano niyihe mana niyihe impamvu umuntu kubera igikomera muto afite ikibazo cya depression ngo kandi ikindi numvishe nuko ahangaha bidatinze ari hafi kwambuka ari hafi kujya hanze uvuze ngo iki ibyo nkubwiye nibyo agiye kugenda mwana uretse gato sinuriya kwera rero bagenzi banyu bagiye cyatumye birukanwa ni imyitwarire itari myiza ndagira ngo mutangire mumenyereze bano bagenzi banyu bashyashya kandi mubereke akazi ko gakorwa ntago nifuza kubona umuntu wasindiye mu kazi sinifuza kubona umuntu wataye akazi
bibutse ko mwebwe bashyashya bari mwe mbwira bibutse ko iyo umuntu ataye akazi tumusharija amafaranga 5,000 niyo dukora ku mushahara wanyu. Ikindi iyo usabye uruhushya atari ku munsi wo kuruhuka wawe icyo gihe uwo munsi nawe urawishyurira. Turi kubyumvikana? Ndikumva nta bintu byinshi babwire cyo kwa presenta kuri boss ubwo nawe icyo ari bugire icyo ari bwongeraho akitubwira. Ikindi Patrick abashakira uniform ndakeka we irahari bari bayibonye nabaze kwigushakira. Mwire neza boss. Meze mutese? Namahoro. Murimo muraganira? Nandi kubaganiza babwire uburyo akazi tugomba gukora. Okay. Bose nkuko twatwabiganyeho rero nakubwiyeho yuko tugiye kongeramo abakozi nyuma yaho nerukane bari. Yego. Rero umuhungu waramonye aje ejo nubwo nari ntaramukwereka mukubwire kwemeza ko bari bamonye ngo ejo mwarahuye. Rero umukobwa waje muri uyu yitwa Eric uriya yitwa Erin. Gani wa mukobwa Eric na Erin. Okay. Eric bite? Rina ntabwo ari Erin. Sorry. Rina. Yitwa Rina. Ariko birenda gusa nuko hanyuma Eric bite? Sawa. Meze neza? Neza. Nubwo mbere yo gukora bino bintu cyangwa usanzwe bikora? Usanzwe mbikora. Okay. Watangiye gukora kano kazi ryari? Imyaka 2 irashize nkakora. Okay, 2 years ago. That's great. And you? Nje nagiye kinini bimaze. Umaze igihe kingana gute? Nakoze ahantu hamwe makora nk'amezi 6. Ugerageze rero uvuge wihuta cyangwa uvuge nk'umuntu uje mu kazi kuko ndi kubona wariye. Boss uriya ni wa mukobwa bambwira ko azi gukora neza. Nubwo ahantu hamwe yakoze ariko bambwiye statut numva irubakitse. Ese maya kutavuga ko mbona barakaye. Bana byihorera n'ibyanjye n'ibibazo byanjye ariko ntabwo bigomba kuza mu kazi tubyihorera. Ansa. Okay. Hanyuma manager. Yes. Mwaravuganye mbere yuko ugira warabavugishije nta kibazo. Narababwiye nta kibazo. Mwese narababwiye nkeka ko twavuganye n'imishara twarayivuganye. Cyo tutari twavugana n'igihe bagomba kujya bafatira umunsi wo kuruhuka. Okay. Refe yabo ntabwo twagirana. Hanyuma like wabonye ko dusigaye tugira abakiriya baba bavuga indimi zigiye zitandukanye. Wumvise langaje yawe imeze bite? Icyongereza cyane cyane? Baragerageza nta kibazo. So ushobora kwakira umuntu mu rurimi rw'icyongereza? Yes, I can do. Okay. So I am a visitor. So I come here. There's some people wambwiye yuko hari ahantu heza hitwa muri Active Lounge. Je kwiyakira for the first time. So how can you welcome me? Ni gute ushobora kunyakira mu rurimi rw'icyongereza gake a little bit? Okay, thank you. So the first time should be able to afford you of the gate. So can I give you a welcome? So can I serve you whatever you need? But first, I have to say what you have here. So we have some beers, we have some diets, different cocktails. So you can prefer whatever you need. Then after I can give you the real place to sit. After having the seat, you should just prepare what you need so you can do everything, no worry. That's the waiter I need every time. Yeah. That's the word I need. Kuko like hari abantu baza bakavuga ururimi rwo hanze gusanga umu waiter akoze ibitari. Ariko that one abikoze neza cyane. Uzamwigishe nawe nizere ko ubwo ari sawa. Ntabwo tujya mu matest menshi. Abafite akazi kenshi ukomeze kubaganiriza narinje ngo banyereke.
ikindi maya nawe ubamenyereze sibyo ubamenyereze sinzi nuko mbona ntazi uko bimeze umubaza kubwira uko bimeze ntabwo wishimiye bagenzi bawe bamenyereze maya bose murakoze maya ariko rero wabonye yuko Amani ari garaje ryiza cyane igaraje ryiza cyane umaze kubona ko igihe cyose uje kuhakoreshereza imodoka nta bifata igihe kandi bafite ibikoresho ibyo ari byo byose bafite amakompreseri nyinshi ku bantu baza kenshi baje gukoresha amapensaje bambwira yuko bidatinda bagira serivisi nziza cyane serivisi yo barayifite pe nubwo imodoka ziba zansajije ariko barayikora nkataha umwanya ziriya modoka ko hari nyinshi nabonye harimo nyinshi zifite ibibazo nta kuntu wazigurisha cyangwa se tukavugisha nka boss wa Amani muri garaje akaba yazigura zimwe wenda ugasigara imodoka nshyashya cyane cyane ko nk'aba ngaba bafite n'ibikorwa bitandukanye ashobora kuba yanayishyura no mu mahito ekore bakajya bazigiraho n'iki wenda ukaguza n'icyashya akoroje maze iminsi mbitekereza ariko nkumva ntibiri kuza neza oya n'ubundi ziraparitse nta kintu ziri gukora kandi buriya kiriya ni igihombo ukindongera mbitekerezeho neza ndebe twazireza boss wa Amani nta kibazo Amani mfite abakozi kabisa ntabwo niyumvishaga ko umwanya tumaze ni abahanga cyane gukora bino bintu bimeze gutya ni abahanga usibye ko ngewe nshyamba ndi kure mu mutwe imodoka zimajije kongera yabapoze we bisaba kubapoza ufite imodoka nyinshi zidafite umumaro ariyo nama ntabwo Roger ndabizi neza ko utangira inama mbi ariko reka nze mbitekerezeho nkareba igishoboka ndahageze niho kabisa barambwiye ngo niho yego nizere ko ariho akorera wa murezi rwose ntabwo nshaka aza kunshiga kuri ino nshuro sibyo nta kibazo rwose ngiye icyo nshaka ni uko ari bunyishyura amafaranga yanjye sawa sawa aho kugira ngo njye mpora mu igaraje yego icyo kintu cy'ingenzi twakora kabisa iyi ngiyi nimara kuvamo twahita tureba uburyo twazijya kuri wenda niba twazizana dore Jay asera bite byaba abantu bose babonamo Jay ageze hano gute se nk'uko ntabwo uri kumubona ese bageze hano gute mufitanye gahunda se Jay mufitanye gahunda oya nta gahunda mfitanye nawe hela bite sawa Jay meze neza shefu sawa amakuru ni meza ugeze hano gute se hari umuntu narinje kureba wanyambuye utarimo ushaka kumuha amafaranga yanjye muri ino garaje hari umuntu hano ubwo nari n'ubwa mbere nari nkihagera ahubwo ntunguwe no kukubona ngiye nkoresha hano muri Amani garage okay umeze neza se meze neza ntari grand frere se amahoro Jay ubanze se sinzi akantu nigeze kumubona ibyo byose mu bintu by'ubucuruzi ntabwo mbizi kabisa ni wa mutipe w'akabari mani ariko nta byaganje tuvugane gato it's okay
ariko wamuvugisha umuvugishe numve nimba ataragenda aza nsuhuze. Oui. Ella. Bite? None se ko nari nsohotse ahantu waba ugihari ngo uze unsuhuze unsezere nigendere? Nari ndi ku muryango aho winjirira, aho niho wahita unsanga nta kibazo. Sawa sawa. Hari umuntu narinje kureba ngo anyishyure yarandimo ideni aranyishyura, rero ngiye kugenda mpita nibuka yuko nakubaye ndavuga banze unsezere. Niba nta kibazo unsezera rwose ari ikibazo. Nta kintu bitwaye. Mvuye ku Mana kandi nyine numvaga mbishaka. Simbigukoreye. Anyway, hari amakuru nigeze kumva yuko ngo ushobora kuba ugiye kujya hanze, sinzi. Wayumvishe hehe? Byumvise gutyo, nibaza impamvu utabimbwiye birancanga. Shaje nimba utari ubizi ndashaka ko umvira mu buzima burundu. Utese kandi utazongera kumbona ukundi. Kubera iki? Ntabwo bikureba.